mbona uri ku nzira mbona utameze neza uri murerekeza he? Yewe nuko nari nduhutseho gatoya kuko numvaga naniwe ngiye hari haruguru. Mukobwa ngiye ntamufashije Imana yazampana ko nari mwiza nubwo ko yambaye nabi. Yambwiye ko data yitwa Muziranenge John, Ariko sanze we n'umugore we baratekanye. Ese basi umwe muri mwebwe yambabariye akaza akankorera ijerekani ko cyananiye. Ngaho karabaye sara usaba sazi bino noneho. Nadi, icyifuzo cyawe ndacyumvise, reka ngende. Dafaro akiri saneye Ndikoza kurumwe ngo nkwe nikoza kuwundi ngo nkwe sawa. Nuko ndabona nkwiye kujya ngwino nkwereka hano byana ihangane. Ariko se nta n'umuntu wafasha, nta n'umuntu ihangane sheri ihangane. Dafaro tamai niko Dafaro kisi gitangazara niko umeze bite Dafaro Sisi bansize njyenyine. kisi gitangaza koko ngo n'urukundo ni nose ubungereka mubaza uko nshinyurira utyo atari so wapfuye nk'ubwiye abari so noneho wari kurira yangana ati Cyose ni cyo kibazo. ngo turavuga ko ni urukundo rwishi niki Cyakora byo wanditse wowe. Ayame boss. Usida afroza koko. Kweli. Oya. Je kunyuka nase Oya. Kwanza reka neza n'ikintu kwicara. Dafro. Bose banyuka wicaye. Ntabwo mwirukana. Ibi mushaka umubyihoreye sibyo? Dafro, humura nta kibazo. Urareba ziriya ntambara za hato na hato zanjemo hano. Sirazawe na mama Rukundo se na mabusha. Kiriya kigore kitabyara. Urumva akumva umubwira. Byerega babambeshyira ishangi yankozeho. Ndumva umubwira. Reba Rukundo. Simuzi se. Nkibira n'akabanga. Hari n'undi mwana mfitiye mu cyaro. Bita Claude. Ariko nacyo cyari cyarananiye. Ako ndi hafi kumuzana. Ariko n'umva umubwira. Reka ndashaka umbera mutima w'urugo. Ubuse ziriya ntambara nkeneye kuzimpoza nuko. N'amahoro meza. Usigo no kubereza kamando Ugumva mubwira. Siri mama Rukundo azinyihereye. Jewe ndashaka ko wamba hafi uri wanambyarira n'akana keza. We yari kuhumura. Ahubwo kuko nigendere cyo gutora indabyo mugenge. Jewe sinshaka ko ukomeza kuba umukozi. Ahubwo ndashaka ko uba nyir'urugo. Mbanyira urugo se mama Rukundo na mabusha bakajya. Bihorere. Ahubwo Se ngena reka ntago njye nawe dukwiranye. ahubwo reka nze nkuzanira akantu ntabwo bishiye. Agaki se boss? Ndaje. Dafro. Use mva mubwira. Ngize muzanye imyenda boss. Ndashaka kuba nyir'urugo. Sibyo? Kandi ndashaka ko wahindura ubuzima.
kandi ukamba hafi ahubwo kanze wibuke n'ayandi yari yansigaye nta kibazo niba ugiye kubona shaka no kukubakira inzu nziza tukazajya tubanamo akira genda wiyiteho ibintu by'ubukozi ubyihorere urumva kandi wahaye gasupa yo kutazongera kwitinya untisanzure wowe se njye nta kibazo ndashaka kuguhindurira ubuzima akira ariko fata n'ayawe ndaje noherereza mama njyewe ariko nsigare wowe uri nyir'urugo gute se nta kibazo wowe ndashaka kuba nyir'urugo urabizi intambara zabereye hano urabizi umugore wanjye ntabyara kandi njye ndi muzima n'abariya abagore bose narabihorera ndashaka ko duhindurana ubuzima nkakubakira inzu tukayihorera ariko byose bizaba ari ibyawe nanjye ntabwo uzi ko banamvuye gutera akabariro igahumura ntabwo njya niyo mpamvu se wabyaye hariya hariya iya biriya byari ibya kera ubwo ngubwo mureka se noneho bimeze bite neze ndi mabuje niyansize habaze ubu ikisi gitangaza noneho abana barera Samweli Nema ngwino hano mwaramutse mwana se ko muhugiranye cyane ubu muriga neza none se Samweli wari mu bicyari Yarari hariya mu cyumba. Samweli uri papa wowe rwose ngwino hano caranga nta n'inkweto uba wambaye ese uri mu biki uri mu biki nta birenze papa Shakura we ntabwo ubizi byore nyine ivugira ubu se yari yarambwiye ngo azanyongeza umushahara none agiye atawumaye sha ariko noneho narumiwe ningene ngaragara niko Pierre we Peter enda ngwino ndorere nawe undorera akabere Tomura umuhungu wanjye nubwo nkuzanye ngutunguye yego papa urumva ndagira ngo nkubwire ngo turebe kuva ngaha ino kadasiteri yose no kugera epfiriye ndakubwiye ngo igikorwa kituzanye aha ngaha umenye yuko ari nko kugera mu ijoro ubu tugeze mu ijoro abanyarusaku nakoze ko yapfuye se murumuna wawe se John ese Samweli amashuri bimeze gute papa ku ishuri byagendaga gusa ariko nyine ni ibya covid kabisa ntimuzantenguhe ngo mumeneshe mu bako dore ni ari jye so ntabwo nizi ari mama wanyu ntabwo yigeze yiga nimwe mubashije kwiga mugera kure ni ukuri muzaba abagabo nimwe tureba mu muryango imbere n'inyuma ntimuzantenguhe pe ni ukuri papa tuzakora uko dushoboye kandi tuzagusebya kubyo utuma amagambo yitondora dafuro nawe dafuro
Gafo. Ihanga reka kurira no. Bitaye ntabwo bizeye byambabaje korode ari kwivugira. Yose ubu abaherezo y'aya marira ni naya. Ntabwo uzi ko John yashoboye ibona. Ndagira ngo rero ino mitungo yose kuvanga ino kadasiteri. Uzajye mama wacana. Aho turakize nono. Byose ukabivuza. Papa nukuri. Kose papa. Ntabwo nongera. none se nema bimeze gute wowe nyine papa nanjye nyine ndi gusubiramo mu masomo ariko nyine ntabwo tunari gutunganya mu gikoni kugira ngo njye kudusoza yego sha ni ukuri mwige muzaba abagabo ushatse wa urumva dafu no kwinza bati kibazo Nta kibazo mfite. yewe ninde Ni njyewe byatse sha. Hakoso papa ni ngombwa kwirirwa wivuga ko ubu ni bakuze. Cyara ku izina ry'Imana ariko sha wunyungura nkande sha. Bose urinde. Ngo ndinde? Urinde nyine. Uranyungura? Si urinde aho nyine urinde. Ahubwo urinde ngwino hano. Bo. Ngabuze imbwa mucirira muzana no cakarafa hangaha. Sawa kabisa. Diva arimo? Papasi? Shaka papasi? Nashakaga diva ya Yesu. Harimo kabisa nusha winjire. Ahubwo icara hano. Icara. Avasiga abanyamura byatsi siga. Ndekura byatsi. Nakubajije. Nakubita umuntu. Kwanza hagarara hari. Urakubita wumva shaje wumva. Urakubita. Wararwana. Avasiga aho umva ndakubita. Nekokoro mwabuze imbwa mucirira muzana n'icakarafa hangaha. Uyu nguyu ni umuvandimwe ariko mwihorere. Umuvandimwe wande. Uyu nguyu ni umuvandimwe. Koro aho. Ibaze nagize mbese iri mu muryango wanjye. Komere cyane Diva. komera Mahoro. Nari mvuye kubagendera pe. kuri minsi yaribaye myinshi Diva, nabonye umuhungu we yarabaye umusore da. reka yarakuze Nuko nabonye ahubwo anyakiriye nk'utanzi. Ariko yarakuze. reka mbere nk'utakuzi yiga muri aya mashuri ya terena abayo rero ubwo rero hari haciye igihe kinini utagera hano nawe Yego da. Buriya nyine aba amaze igihe nyine atanatubona. Ariko se kuko uvuga ari ugutaruka waba uheruka amakuru ya wa muturanyi wawe John hano ruguru? kwa John wa mugabo wa ruguru hano uheruka gupfa none se ko kwa John ari inshuti y'urugo ntabwo n'iki kugena wabona ukijya muri rwa rugo rw'abarozi rubamo abarozi gusa rw'abarozi sinumva ngo umugore we yaramuroza aranaturongera none se niba yaranamuroze nibyo byaca mu rugo rwe aha njyewe mbona rwose udakwiye kujya mu rugo rw'abarozi bangana kuriya ariko ntacu uyu mwihore ndakubwira igihe umukubiti ahubwo ushaka umuhini hafi niko shadafo wese kandi urimo kwishyura inka ya nyangara warisha cyangwa ni mayoneze urimo kwikamuramo za murumuna wanjye mayoneze amabureba ibiki wimenagamo ahangaha ariko bya mu by'ukuri waza no kubaza icyo umuntu yabaye uje wihuta uvuga ngo mayoneze ngo ibiki ugucyo nicyo kikuzinduye kikuzanyana we ukatinyuka ukamvuga mu izina nta soni ngo nzangwe n'iki nzangwe n'amatafari yanjye amabati kuva hariya kugera ahangaha iyi sima sha izi nzugi n'iyi finisaje noneho na purafo sha ayo yose ni amamiliyoni yanjye ikintu nzi John yagiraga n'aka kabuti sha n'aka kabuti
nyuma ya pirive yawe rari ikirangira uhita ukajyamo ako pete mu by'ukuri na mugabo no mu uyu mugabo wa mugabo uje hano uje guha umugabo data ndavuze ngo mpereza ukara mbo umva ariko zakora mu oya muzo n'ibihera zano umva ndavuze ngo ahubwo umva nkubwire sibyo urabona ari impuzaniye ngo yamenye reka yewe njyayo ni ibisanzwe ntabwo ayo makuru nari nyazi ariko njye ariko sinanayahagazeho cyane oya ni bya bindi by'abaturanyi bateraniye genda uzane n'imishyitsi ayo ngubu hano ariko mwemura turabona nega buriya nanjye nari nkagikorera inaha banje ngo menye n'amakuru y'abakaritsiye bose ahantu twese gutura ntabwo rero ntabwo ayo makuru nari nyazi nyamara nuko byansangaga iyo ariko si uyu mugore ko nabonaga yitonda byaje bite ko bibahora ahubwo nyenyegeka nibatara basigaye abasazi si bagenzi be bamushutse wabibwirwa n'iki ntabwo nabimenya nanjye buriya wenda nzayakura nanjye kunze kuyahiga da ahubwo mbabajwe n'ukuntu wowe wagakwiye kuba uri kuyamba ntabwo nyazi pe naba nkubeshye kandi urabizi ko ntakubeshye twasangiraga na Joni twarasangiraga yari inshuti yanjye buriya na Joni yarambabaje ariko nkabibona kare uzi ko tujya gutabara niwe wibonye ariko hasigaye n'umukozi ngo rwose rufite uku uruga rufite ukuda umukozi none se ko ari wowe ariko namwe none ese ko ari wowe wahasigaye gute se nta bavandimwe agira ngo uwo nguwo bita niba ari ibipfukero niba ari iki ntumbaze oya ngo arahari witwa byatsi n'iryo numvishe nanjye namumenye baza gushyingura Joni hari abagore tujya tuganira buriya bampamagara barayama neza none ahanga ubu tuvugana n'ibyo wakwivugisha byose birangire aho ngaho umva ndashaka igikapu cyawe fasha shaka urumva igikapu cyawe nawe igikapu cyawe none ahanga simba siga ariko we kubera ko nyine uri umwana wanjye pirive iminsi itatu papa umwe urahagije usubire mu papa n'umwe nongere kubwira ukuri guture wumva utumye ngo bahukuru umuntu mukuru uyu mukobwa dore uyu nguyu niwe warwaje data mbere y'uko apfa wari uhari uyu muhungu niwe wandwanyeho nje mu mujyi umaze kunyirukana niwanyirukanye inzego zawe urabyibuka ntubyibuka wasagute inzika none wanyirukanye ngo nguyu wacumbikiye mute ahubwo reka kubwiza kuri byatsi n'ubutanabizi papa wanditse nk'abica ubundi ugira uvamo hano muri runo rugo rwa Joni uve hano nta mugabane namba ufitemo hano byatsi ndavuze guceceka akoze bite byawe byasosha navuze ngo umuntu ufite ijambo byibura kandi nawe urimo kunkomeretsa urumva mwese Sibyo uyu ni umukobwa wawe ni umukobwa wawe bamwita nanjye ndikumva hari muri mu kabisa muryoherwe mu genda ufasha mushiki wawe hari none se ji yawe kwisize uyisigiye genda ufasha mushiki wawe biriya ari makuru neza telefone nzaha barabiye rero buriya diva nihutaga yego nari mpanyuze ndavuganira kambasuhuze nk'abantu twese kuba abaturanyi yego natwaye tunaherukanye duherukanye pe sawa aho igendere bajya bavuga ngo utari ibyo wagiye arya ibyo wapfuye nibyo da mureke yiririra abakobwa komera cyane Matiya mukomere sako mbona watanyara wahiga ubwatsi bw'inka za bosi kugira zibone umukamura ziba zanyahagije ahubwo se uretse ko kuvuga ubundi ari ugutaruka amakuru y'iwawe mushuti wawe Joviya nyine kare Joviya ntabwo muheruka nzi neza yuko wari n'umujyanama we rero Joviya nari ndimo mutereta akazi nyamara ngo nawe wamugiriye inama yo kuroga John umugabo we
reka reka urambeshya ngewe Matiyasi mugiye ubundi nashaka iki hano ndavuga ngo munyereke ibyumba bya igikapu cyawe ni byatsi uri mu biki mbashanga akoze byatsi wasizeho byatsi uri mu biki ndavuga ngo mumufata hasa mbashaka uyu ni mwene uyu ni amaraso yawe umufashe mukamufata neza ndashaka intuzi icyo gikapu cyawe iyo nama yo kuroga kumvishe ra babona baticanye tutabare nyabuto tugende turebe byatsi basohore rega dafura zari yarabyimbye mona umva nanjye mayoneze za mbere nagira n'akabiri aha agomba kuba aha papa agaha ni ahanjye noneho habaye ikira kuri daretse sinduru ko ntasone ariko reka ngwino hano vuba kugiye kumbera imbwa kandi ubundi reka nkubaze kandi usubize wowe urirukankana abantu warangiza ukagenda nk'imbwa iherekeje shebuja nta n'umuhinzi twatubishe se biriya bigabo bitatu iyo bisubirana inyuma rakubona iki nta kintu wakugira nawe rero kumva nkubwira ndabona nzacirira imbwa mu kintu cyawe injira mu nzu nawe nta kimari sha umva mwabahigi mwe none reka ndufuge none muzaze mu rumena ubu ngufashe twirutse ngufashe twirutse oya murajya he ndavuze ngo muhindukire ubu ntabwo wansuzuguye ku mugaragaro